mwongeye kwirirwa abakunzi bacu mwebwe mudahwema gukurikira Shaka na Alexandre, nkomeza mbifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana Data bikomeze bibomeho. Uyu munsi rero ariko reka mbanze nshimwe wakoze subscribe, nawe utarayikora nkusaba nkushishikariza kugira ngo uyikore, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi, kandi ukanda no kukazogera kugira ngo video yacu yose dushizeho ujye uba uwa mbere mu kuyikurikirana. Ya rero uyu munsi ibintu binzanye hano, nagira ngo murana ko mfite nyine ikayi n'ikaramu. Ntabwo tuje kwiga ntabwo tugiye kwiyibutsa amashuri, kuko umuntu aba yarayasize yareba, ariko nyine ni ubuzima. Burya ubuzima hari igihe nyine bituma hari ikintu nyine usiga nyine inyuma ugakomeza ubuzima. Rero nyine mu gihe uba ugifite ubuzima uhumeka ugenda bikemera, nyine nta mpamvu yo kudashima Imana, kuko burya iyo ubyutse byonyine ukabona uriciye nyine ubumbuye amaso biremeye, burya ujye uvuga ati Mana ushimwe kubwo unyengeje undi munsi wo kubaho. Uwo munsi uba ugiyemo hari ababa batambutse, hari ababa uburibwe bukabije, ariko wowe urimo ntacyo uba waratanze, nta nubwo nyine ni ukubw'imbabazi z'Imana gusa. Uyu munsi rero nje gutungura papa Chese. Ndagira ngo hano kuri no kayi, dore mwana nta kintu cyanditseho, ndagira ngo nandikeho nyine ibintu hano mu rugo tukeneye, ibintu tubura. Papa Chese ubwo nyine nazamubwira ati burya ibi bintu byose ndabishaka, ugomba kubizana, nyine ugomba gutanga amafaranga cyangwa se tukajya kubihaha, ubundi bikaza nyine kuko byashize. Ikintu cya mbere ngiye kwandika, umuceri washize kandi tugura ibiro 5. Ubwo rero ngomba kubyandikaho, nimba afite amafaranga nimba ntafite ntabwo mbizi, nta nubwo birandeba. Kuko byashize ngiye kubyandikaho ko bikenewe, ngo nze kumva nyine kwari buze ko kwari yakitinga. Kanandike umuceri. Aha, umuceri, n'amavuta yashize y'ubuto niyo mvuga. Amavuta y'ubuto yo gutekesha, n'amavuta y'umwana yo kwisiga yashize, Movit ubwo ngubwo, Movit y'umwana. Isukari yashize, ifu y'igikoma, ibyo byose nibyo ari bukure. Pampa nayo yashize y'umwana. Ikindi cyashize ni ranjete y'umwana yashize. Ikindi kintu ntikira. Nibutsa n'ikindi cyari cyashize, hari hashize ibishyimbo, nabyo reka mbyandikeho. Gusa mureke mbabwire ntabwo ari byose byashize, bimwe na bimwe birahari, ariko njye ndi kwandika buri kimwe cyose bivuga yuko cyashize, nzi kureba ese arambwira ko nabikoresheje nabi biragenda bite. Kanshyiriho n'ibishyimbo, hari ibyo nanditse bihari byose siko byashize, ariko njye ndagira ngo nze kureba nyine uko bimeze.
ibishyimbo iwacu kera rero mureke mbatere story ariko nyine twari tutaramenya ubwenge iyo twajyaga guhaha barabitwandikiraga sinzi niba na n'ubu ariko abana b'ubu babigenza ba mama wabo babigenza bakabandikira kera nyine barandikaga ati nimba ari ibishyimbo hari ibishyimbo bita metiyo sinzi nimba mubizi bimwe bagura batetse ati ibishyimbo bya metiyo bya desa inyanya za desa nyine ukagenda ubimwandikiraho ukagenda ukaba umucuruzi akahita nyine abona ko ibyo nyine bakwandikiye ko aribyo ari buguhe nimba ari amafaranga wari bumwohereze nimba uri buhite umwishyura nyine ukamenya ngo ndi witongarurira yabyo bagutumye n'ibi ubwo rero nanjye Patrice ndabimwandikiye aze muhe ikayi mubwira ati ibyo bintu byose birakenewe hano mu rugo reka tumutegereze aha rero yaje ikayi yacu reka tube tuyishyize hano buratashe uyu munsi ndishimye ese wiyute komera mwabitaye hasi ibiroso iki byose ese bamwicaje hasi kabamba umunsi ariko ntabwo ndiri imbere ya kamera kereka tumeze neza turashima Imana numva shu arabikubwiye kereka cyangwa mwatetse inyama mubiye ugiye kuri imbere ya kamera se urabona ari sahani hari amakuru mumeze mute nizere ko wenda madamu yabashuhuje njye ndaje mbona hanyakirije nyine ariko njye namakana ndongera kuririmbira kamera ko yatetse inyama ibintu byo kungaburira ariko inyama ntabwo uzi ukuntu zahenze nyine ugomba kuzazigura ndabashuhuje rero waherukanaga ko nsakuriza se mwana ubwo ntaraza no kuba wasakuza ntaraza wasakuza duherukana kuri story yanjye nubwo itarangiye ariko nzayikomeza umuntu wansabye nzayivuge mu gifaransa nk'uko byaramwe n'igihe maze ntakivuga guherageje 18 uzavuga nyine by'ubuzima utazi ibyo nyine ariko mbere na mbere kamari mbasuhuze ubu rero madamu niba hari ibyo babwire vuba igiye ku meza njye ndisonzeye ariko njye ndavuga amaze kurya urashonje ubu nje gukora iki wiribute byagenze neza ku kazi byagenze neza mbanze uvuga ibyo uvuga ndashonje nyine ndikubaza kukubaza nimara kurya aya makuru uze kuyambaza nyuma niba ushaka ko ari nabo tubaganirize nyuma ariko njye mbanze nyine ariko ushiri waje ntunabizane hano kuri kamera ego mwaje we ndumva nkonje ariko ntabwo byambuza kubasuhuza abadukurikira mwese bandika commentaire na manesi big up nagushuje cyane Teresa yarigiye bijya benshanga nkamwita Nesi niba ari uko amazina yose ajya kujyana dare asozwa na sa Teresa Nesi ntago sheri we utarajya kure shu sibyo se nyine urabona hari ibintu bimwe bikenewe hano mu rugo rero oya ntabwo ari ngombwa kubikubwira ariko navuze ngo kugira ngo nabyibagirwa nari ndimo ndakora inoze yabyo nyine ndi kubireba ndavuga ngo reka nyine ukinjira mpite mbikubwira nyine narabyibagirwa kuko nshobora kubyibagirwa ejo ugasanga uratashye ntiwarya kubera iki kubera ntabihari ubwo rero uyu munsi ushobora kurya simbizi ariko uyu munsi ushobora kurya ntabwo uyu munsi urarya shushu urarya narinebye utebye uyu ushobora kurya simbizi mbese ntabwo uzi ko bihari cyangwa nari gutebya sheri nari gutebya ariko nyine urabizi nyine hari igihe nkunda kwibagirwa navuze ngo rero reka mbyandike nyine nze kwita mbiguha ubirebe nawe
akira ubu se ibintu byose byashiriye rimwe niyo umuntu yaba bigura amafaranga yaboneka ataboneka se abagore mwaratese bazajya mu bigende bite niyo ko arimo byakishije mana nkwereke urumva wanga ejo umuntu ntazayiba uzareke kurya ari mwenda ndebera sha umuceri ibyo ejo umuntu usibye kurya umuceri se yabiki umuceri ahanga ndakivivuye kuko amafaranga ataraboneka nshyize hafi ku ubu uretse muzabe murya intuza igitoki igitoki z'amafaranga gisigaye kigura amavuta mililitiro imwe kandi nayo sinzi ukuntu muyimaze moviti y'igihe y'umwana amavuta y'umwana arashize nyuma oya ntabwo nabyumva ubuze tantine agiye ariko bitashira babiri aho ufite abo biha isukari umwana nta gikoma anywa nta gikoma anywa Tracy se nambwiye ko yacyanze sawa nyine asigaye akinywa umwana ari n'ugikoma umwana we nta sukari anywa sibyo nta sukari anywa none se kabo kiba ari icyanjye wowe se ugomba kugira ngo abone amashereka amashereka se warayabuze none se ubwo nabona amashereka ane nta gikoma anywa iwe ikiro kimwe kigomba kumara ukwezi ariko mani ikiro movite nyine wenda birumvikana naze vuga igikoma n'isukari bishira rimwe byarashize shere we aha byarashize iyo si isukari za nane isukari si mereza ayibonye sha isukari si ubwiye ni isukari we mundebere none iyi ntabwo ari ubu si ntabwo ari iro none se ubwiye uzamara igihe kingana gito none ugomba kumbwira ibintu bitarashira iyi ngiyi ugomba kuyinywa urabona yashize yarangiye wowe wenyine iyi ugomba kuyinywa iminsi itanu ukagira ngo we ntabwo ujye uyikenera isukari iva mu gihe hari igikoma nywa ifu y'igikoma yashize shu ambabariye nk'irebere igikoma ikiro kimwe yesu wanjye yo komeza be icyanditseho popo ni iki ni pampa pampa yo popo yaze pampa ugutwe ejo bundi akanya yarashize yarashize iyo batangira gukoresha ibintu kukurusha ukeye amafaranga avuye nawe ibyo byose ngomba kubibona ntabwo byashoboka n'abantu ujye kureba unyereke n'igishisho cyayo niba wowe cyanataka iyi nyiguze ejo bundi nese ibintu bishura nta n'ukwezi iki ni iki oranjete iyo nayo ntirashira urambwira abo wabihaye byose byashize amakara ariko tugura bitanu igice cy'amafaranga akanya yarashize ariko ubanza utazi gukoresha ibintu ntabwo ari ukutamenya kubikoresha ahubwo ni uko bikenewe ubu ni ukugura udushashi 5 ibitunguru ubihaha ugiye guhaha ntabwo ibyo bibarwa mu bindi hari abaramenda ibishyimbo nabyo birabiretse tuzabihaha ku cyumweru twayabonye ibi nabyo rero ukuntu ukoresha ibintu niyo mpamvu ushaka ko tantine agaruka maze se nkoresha ibintu nabi kurusha tantine ubuze n'ubundi ariko rwose ziguze ejo bundi umwana umwambika zingahe ku munsi sawa nyine byose birakenewe oya nakubonye ndabanza cekinga ibintu mbere n'ibisukari uri kumbwira ngo yashize ndeba hari igihari ubwo wasa n'ifu y'igikoma hasigaye nk'inusu ntayihari maze n'umunyu washize umunyu hari umuhondo dore na hano ugura 200 ni niwo wajya kumbaza nk'umuntu uzabiriyo pampa nawe ngomba kuyireba na Anjete yuko ntabwo nakumva ko byaba bishize cyakora wenda amakara yo kubera ko hari make wenda iyo byashoboka ko twatetse ibishyimbo kandi nayo uratamira ibikinyoma kandi nayo ngomba kujya kureba aho umena ivu ryayo ushobora kubona amakara ni ibintu bigaragara upfusha ubusa niba gucanira amazi y'umwana amakara yawe ubwo baby uko bizara umugore ujya upfusha ibintu ubusa koko abagore baratandukanye
ubu njye numva naraje gusesagura se ubuzima bwo hanze aho kumeze nk'ibyo nirira ibi ngibi rero wumve amafaranga ntaboneka umve papa Tracy ngo ndasesagura ntabwo umuntu ahorana amafaranga baby njye sinsesagura mu byanjye sibyo none se nimba umbwira ngo ibintu bimaze iminsi ibi bintu birakenewe shu birakenewe mfite ibyo tubyihora ibyo nirira tuganiriza abakunzi bacu mu kanya turahita turya tuganiriza ntabwo none ko natetse inyama ngo ibiryo urire kuri kamera yabyihoreye ngeze kubirira wowe bukuyeho turakora maze kuza kumura ngo ejo ngo ntabwo nzarya namwe muzabeje kurya nyine natwe ntabwo tuzarya nese twe twarya gute bidahari ariko buzwa n'iki amakara ntari yo guteka niba wenda aboneka umuceri ushize utari umuceri ntiwajya ejo tugomba kurya ubugari hari ikibazo se ndabona n'ubunyobwa cyane nta kibazo intungamubiri zuzuye si vitamine oya ntaribe nyine njye nabaraga wenda ngo ibyo ngibyo nyine umuceri urabizi iteka nyine turawukenera sibyo iyo uri mu nzu amafaranga ataraboneka nyine umuntu aba ari nese umuntu iyo amafaranga y'ikintu ataraboneka umuntu yakiguramo nyine njye nagira ngo mbikubwire basi wimbweze shaka ubundi bigiyeho ukeka ko mbona amafaranga buri munsi shaka erega umugabo n'intuzi n'iki ni umutwe w'urugo umutwe murashaka kuwukuraho hakiri wawukwiheza sheri wanjye we kiriya gikombe kirasa neza n'inywera amazi oya kireke ntabwo gisa neza kirimo ibiki ihorere jya mu cyumba ufata igikombe yakifashe ego umwami yesu ubwo ufata igikombe we ya bakunzi bacu rero papa Tracy ni uko ibintu mbwira ni icyaka rwose yaratashu nakubeshyaga iyo hari ibintu bimwe na bimwe bihari byashize ni ibintu rero sobanura ibyashize Tracy inkoni Tracy bafashe bashaka zanira inkoni wowe zanira inkoni nkutegeka oya be nabyo kunkubita uzimanira nkoni se ngende Tracy ntaki tataba Tracy se gufata umuntu oya be bireka ariko baby mama twi kumuserereza baby wandetse kubita imbere ya kamera reka ngukubite yishimira atari nongezemo kubitaye amatwi nongezemo baby wandetse ko mba nkubwira ibintu biba byashize kandi uvuze ngo yari prank nasanga bari prank ni ngombwa kunkubita cyane baby ndi kubabara mwana rero maze se nyine ntaho se hano hari ikini hari tanagiye baby uzibesha ngere nanjye unkorere prank ngenda gukora prank ukankubita abonye papa Tracy mukora aga prank k'akantu gatoya akamondagura kandi asoke naribi ngo ndiye inkoni imbere ya kamera ndamukomye ariko nubwo nanjye nkomeyemo ya bakunzi bacu rero nako kantu nagira ngo mutegurire hero yewe rwose buriya ntabwo umuntu ntera umujinya yeee baby n'ibyo ari gutamo abitayemo ubwo nyine ugashyira hirya tutaza kuyanga abitayemo ntoya wikavanga n'andi be umuntu yasaba kukibeshaho nta baby reba ibintu mukoze mwana kirakubagana rero nk'abantu mwe mujye mugira inama umugore ibintu nk'ibyo kuhanga nta mafaranga umuntu yifitiye cyakora hano mu mufuka dore yo yifite ingahe turebe uyereye bose amafaranga adasanyine yazanze ngo yamaze yo kwiyaguramo ibikenewe ibintu nanditse okay 500 avamo iki urashaka mugabo ugendera aho mu mufuka nta kintu kirimo bakunzi bacu rero ibintu rero umugore azanye byo kujya nkanga ngiye hari igihe agakana asabe wadeze ubundi abahazi baby wajumbe kuza kuyampa ibiryo ngo nirire atangiye ibintu byo kubanga baby njyewe urumva hano hari ibirimo ariko hari n'ibitarimo rero nagira ngo ubimenyere imwe ko hari ibikenewe ariko hari n'ibyo nanditse mbere turajya kwibahera
ntabwo mbizi Andangira ni umuntu ajya kwibaza. oya Uretse ko sibiranye 500. ahita ziba bakagufunga ngakura Turagurisha na telefone. aha Utanga umukiriya ushaka kugura telefone hano. mbabarira tangi yawe None se kugira umuntu aburare yanjye ikora akazi. ye Shagira umene bigo niriye. nyine turabanza tuve imbere ya kamera nazo ushaka kurira imbere ya kamera bakunzi bacu rero niyo prankane namuteguriye atangiye avuga ngo ndasesagura ariko buriya arabizi nawe umuntu ukoresha ibintu neza ni njyewe yewe nshobora gukoresha akabido k'amavuta karitiro nyine kakaba kamara nk'ukwezi akaritiro kandi turya saa sita na nijoro kakaba kamara nk'ukwezi ariko aje avuga ngo ndasesagura ngo tatine ngo dushaka gucunga ibintu urumva ukuntu abeshyeye rero ubwo naho ubutaha nagira ngo nyine mbereke nyine ukuntu yitwara none arankubise sawa nyine ubwo naho ubutaha